Nigeria atansiyo bari abatipe bahiritse ubutegetsi nibatitonda byo bishobora kubakoraho kwako kiriya gihugu bavuga ko kirimo ibirindiro bibiri bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wa Guinea abarusiya nabo bikavuga ko bashobora kubaho ubwo batabara mu gihe bikomeye bicwa bo bita Sesangaderi. Ko tubonye impfu nyinshi z'aba banyapolitike harimo uruheruka rwa Depite Okende akabamo na wa mupolisi umwe wari ukomeye ikaze mu kiganiro uruvugiro, ikiganiro cya Bwiza TV ndetse na bwiza.com, ikiganiro mukunda muri benshi kandi dukomeza gushimira umusanzu mudutera kugira ngo dukomeze natwe tugire courage zo kubategurira ibiganiro bibanyura. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni njyewe Denis Nsengiyumva ndetse na mugenzi wanjye Fred. Amakuru cy'iminsi meza, hari hashize iminsi myinshi, ubwo no kuvuga ngo twaherukaga kwa gatanu. Abantu bacu rero ubu ngo bari badukumbuye, natwe twari tubakumbuye cyane rwose. Ubu nizere ko bameze neza aho bari hose. Weekend yabaye weekend, habaye n'ibintu byinshi, haba mu buryo buri rusange ndetse no mu buryo bwa politiki. Ibihugu ko cyane cyane ubu ngubu noneho igikomeje kuvugwa cyane ni muri Niger hariya hakurya. Yego, muri Niger rwose hakomeje kuvugwa amakuru atandukanye ndetse bamwe barasanga ashobora no kwaduka imirwano iteye ubwoba kuko igamije gusubizaho perezida wakuweho n'abasirikare. Abafaransa bati muramusubizaho cyangwa se mukabone tubahaye icyumweru cyo kugira ngo abe yasubiye ku butegetsi. Na CEDEAO yatanze icyumweru abaturage bati turagashahurwa nta kintu muri bubone, ndetse n'ibihugu wabonye ko byiteguye gutabara Niger mu gihe ECOWAS yaba yitambitse ikagaba igitero hariya ngo ishaka gusubizaho uriya muperezida. Ariko z'ubundi Denis, mbere y'uko tujya muri Congo cyangwa n'ahandi hatandukanye, duhereye kuri no nkuru n'ubundi rego ubwo twatangiye ikiganiro twanditse rwose nubwo nashakaga kubanza nsuhuza ariko turasuhuza nyuma. Reka twitangire n'ubundi kuri iki kibazo cya Niger. Ubundi ukunda gukurikira nyine politike cyane zo n'ubundi mpuzamahanga n'izahehe hose, ariko mu mateka ibihugu byagiye bigaragaramo kudeta, umuperezida bakamukura ku butegetsi akongera agasubizwaho. Ibyo bihugu bibaho ubwo simbarwa. Nicyo kintu nkomeje kwibaza, byigeze bikunda kubaho ko umuperezida bamukorera kudeta yarangiza akongera agasubizwaho? Ibyo bintu niba byarabaye ngewe ntabwo nta hantu mbizi rwose muri iyi myaka. Nanjye pekereka wenda byarabaye mu minsi yashize mu yandi majenerasiyo, ariko ubu ngubu nanjye biragoye kubona perezida yeguzwa akongera agasubiza, kereka aho byageragejwe, ariko nabwo ntabwo ari kudeta. Byaje kugaragara ko atari kudeta, ni mu Burundi cyagihe yarageragejwe ntabwo yari yabaye successful ku buryo perezida n'ubundi yari akiriho ntabwo bigeze bamukuraho. Ubwo niyo twavuga nayo yageragejwe, ariko nabwo nyuma sinzi, ariko byagiye biba ari nk'ibihuha ngo byari agakino, ariko nanone ntabwo wakina ukina ibintu nka biriya. Noneho rero amakuru agezweho muri Niger ni uko ngo Ubufaransa bugiye gutangira gucyura abaturage b'abanyaburayi bubakura muri Niger, kugira ngo niba hagiye kuba iyo myigaragambyo cyangwa uko gukozanyaho basanga abaturage babo bigendeye kare. Kimwe n'uko izo ndege zabo zishobora kuza ngo zije gutwara abo bantu zizanye kabutindi zikabanza zikabagetagura cyane, ubundi rugaca imana. Gusa kino gihugu cya Niger atansiyo bari abatipe bahiritse ubutegetsi nibatitonda byo bishobora kubakoraho. Kwako kiriya gihugu bavuga ko kirimo ibirindiro bibiri bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Military base harimo base imwe ngo ya drone, base nini ya drone iri ku isi kugeza ubu ngubu.
abo bahungu ntibarya bari menshi bararya ari bengero kandi kuba bari kwirukana abafaransa ubwo bivuze ko kandi umenye yuko nanone usibye n'abafaransa harimo n'akaboko ka Amerika nyine nibyo mubwira nibyo ibyo birindiro nibyo abanyamerika ni ukuvuga ngo nibyo abanyamerika kandi noneho na Wagner nayo irahashaka ariko nanone abarusiya usibye Wagner abarusiya nabo bikavugwa ko bashobora kuba ahubwo batabara mu gihe bikomeye abo bakoze kudeta bashobora kwiyambaza uburusiya ariko nanone nkumva ahantu bishobora guhurira n'abo ba Wagner bikasa nkaho biteje urujijo. Yego ngubu hari inkuru ya Reuters y'ejo yari irimo iravuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujijwe kugera kuri ibyo birindiro by'ingabo zabo biherereye aho bita Agadez. Mu gihe ngo ubuyobozi bwa Biden burimo burashaka ukuntu bwagarura ku butegetsi perezida Bazoum. None koko nahoze mvuga kare mfite amatsiko yuko iki cyumweru nikirangira ukuntu bizaba bimeze niba koko ibi birindiro rero bya gisirikare biri aho bita ngo biri mu birometero 5 mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Agadez. Bifitwe nyine n'igisirikare biri mu maboko y'igisirikare cya Niger ariko byubatswe ku mafaranga y'abanyamerika. Ubwo rero Niger iri batangiye kuvuga ati bino birindiro ni ibyacu ishaka bikabaha ishobora kuvamo ikindi kintu. Ariko ntureba Denis biramutse bibayeho koko yuko ukuboko kw'abafaransa n'uku kwa Amerika biburizwamo iyi kudeta igakomeza ubwo twaba tumenya yuko noneho Afurika ari ukuntu irimo kugenda ikora revolution irimo irakora revolution ariko ino revolution yabo nayo yihishwe nyuma n'abarusiya ngenda y'ikimanga ni ukuva mu bukoroni ujya mu bundi ni ukuvuga ngo umwe ni nko kuhungira ubwayo mu kigunda kuko abarusiya nabo bafite inyota yo guhaka ibihugu isa nkaho yihimura kuri Amerika na biriya western countries. Urabona ko rwose bakomeje umurego barimo barashaka nabo kugira ijambo muri Afurika kuruta ibyo bari bafite mu myaka yashize. Ahari wasanga barabwiye abanyaburayi igihe mwakoronereje ati ibyo mwakwiye n'ibihagije natwe reka twigaragaze. Ariko rero ikibazo nuko niba koko wenda Putin ashaka kugaragaza wenda yuko nawe ari super power muri no minsi ariko asa nkaho ari we urimo gusa nk'urwana cyane kuruta uko na biriya bihugu bindi bisa nkaho bimushyigikiye harimo Korea ya ruguru ni ya ruguru yes kwa Kim Un n'abashinwa usanga basa nkaho batagaragaza cyane ariko igenga bitekerezo ni imwe. Ubwo rero ubwo sinzi niba Putin ashaka harya bwo mu ntambara ya ntuza abakomuniste ntuza URSS cyahoze ari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete harya zatsinzwe mu ntambara zihanganye na Amerika mu ntambara ngira ngo y'ubutita Cold War. Ashaka noneho kubikura munuza mu magambo muri Cold War ngira ngo agashaka noneho ko noneho bazatimbagura mu bijyanye n'amasasu noneho arashaka kugira ngo yigarurire noneho imicyahoze nyine ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ashaka kugira ngo noneho ayicreye bundi bushya noneho iza ari mu masasu iza rampire noneho isimbure za zindi twahoze tubona za Empire Romaine na nuza na ziriya ziriya mpire zose twagiye tubona. Abanyafurika rero urabona ko bashobora kuba ibitambo by'uko guhangana hagati y'ibihugu by'ibihangange bakaza bakarwanira hano iwacu muri Afurika ugasanga twebwe kwa kundi bavuga ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi bikahatesekera ubwo Afurika igahita ihinduka ibyatsi inzovu zarwaniyeho. Ubwo nabwo n'ubundi bukorone by the way aho abandi bararwana wowe ukahatesekera kandi ubona ko ibino bintu byo muri Niger bari abazungu baramutse bagiye bagasubizaho uriya muperezida cyaba ari ikimenyetso cyiza cy'uko bishoboka ku buryo n'ahandi batifuza
hariya hose babirukanye muri Mali muri Burkina Faso naho bashobora kugenda bagasubizaho ubutegetsi bashaka cyane rwose cyane noneho nabonye urabona iriya le pays Maghreb biriya bihugu by'abarabu ubone ntabwo bijya bikunda kugaragara mu bintu by'intambara nk'uko ariko noneho nabonye ngo na Algeria nayo igomba kuza none iri simusiga ikivanga muri kiriya kibazo dore ko ari n'igituranyi baturanye na Algeria ngayo ngo ukora ibyo muri Nigeria reka dukomeze tubikurikiranire hafi gusa nyine ngo Abafaransa bashaka gutangira gucyura bamwe mu banyaburayi bari hariya ingabo za Amerika nazo zabujijwe kongera kwinjira mu birindiro byabo ntawamenya rero ikiza gukurikira reka twigire tujye hehe tujye muri Congo urebye niho ikiganiro cyacu kiri bwibande kubera ko n'abakunzi bacu barahakunda cyane tugiye kureba icyoba kiri mu banyapolitiki nyuma y'uko bakomeje guhohoterwa nyuma y'urupfu rw'uriya mudepite bita Okendo wapfuye urupfu rw'amayoberana n'ubu rutarasobanuka tukibaza tuti kuwa gatandatu hari undi wari ugiye kwicwa uwo bita Sesangaderi yari agiye kwicirwa aho bita Kananga ni mu ntara ya Kasai Central yari yagiye gushaka amajwi y'abazamutora dore ko ni waba ari nawe yatorewe nk'umudepite ariko ngo bamukubise ikintu kabisa ngo kiramuca acyumvira mu bwoko none ubwo rero tukaba tugiye kurebera hamwe ni ukubera iki noneho abanyapolitiki bakomeje kwibasirwa muri Congo. Ikindi twavuga nuko ingo Sesanga nawe ari mu bakandida bateganya kuzaba le candidat président yego bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ategerejwe tutazi riba zaba cyangwa azasubikwa. Kuwa gatandatu ushize rero uyu mugabo yari yagiye iwabo aho kuri iki cyumweru yibwa yaravuganaga n'itangazamakuru aho ngaho nyine Kananga yamaganye ibikorwa yita ko ari by'ubunyamaswa ngo byamukorewe hamwe n'abari kumwe nawe kuwa gatandatu ageze mu murwa mukuru wa Kasai Central aho yagize ati natewe ikintu binkomereye kumenya uburemere bwacyo narakomerekejwe mva amaraso narokotse gushaka kunyica. Inkuru yari ikomeza ivuga ko ngo yakomeje avuga ko ari igikorwa cyari kigamije kwikiza umwe mu bahanganye n'ubutegetsi muri politiki umunyapolitiki akaba ari na perezida w'ishyaka bita Anvol arashinja guverinoma cyane guverinoma ya Kasai Central kuba ariyo yateguye icyo gitero cyari kigiye kumuhitana. Ubwo urumva ubwoba ni bwose uyu munyapolitiki aravuga ati kuva narakubiswe icyo kintu kikampusha nkacyumvira ubwo ni nko kuvuga ngo rusoka yaramusotse urumva noneho akavuga ati bari banyishe ariko ubu nanone ntibishobora kuba bitanarangiriye aho ubwoba ni bwose ngomba gutekereza yuko ejo niba bankubise icyo kintu nkacyumvira mu bwonko ejo cyangwa ejo bundi atari igihe batamusha bagakubita mu cyico bagahamya ariko nanone bikaba hano bifite imvano y'uko uyu ari umunyapolitike nawe kandida perezida ushaka kuziyamamariza kugira gute kuyobora igihugu mu gihe amatora yaba agize gute abaye kuko biranashoboka ko atazaba bitewe n'impamvu ABCD twagiye tugarukaho. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma y'uko tubonye impfu nyinshi z'aba banyapolitike harimo uruheruka rwa depite Okende hakabamo na wa mupolisi umwe wari ukomeye basanze mu cyobo. Inkuru ya Okende yo twagiye tuyigarukaho cyane bikiyongera kwitabwa muri yombi rya hato na hato ry'abanyapolitike cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo usibye no kuba ari mu batavuga rumwe twagiye tubona Kisekedi afunga n'umujyanama we urumva yuko biba byabaga byafashe indi ntera ugasanga tukibaza tuti ese ibi bintu bikomeje kubera muri Congo cyane byo kwibanda haba kuri aba batavuga rumwe ndetse n'abandi bavuga ururimi n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bizarangira gute bizahera hehe. Uribuka ko no mu minsi yashize
Moise Katumbi nawe yagiye gusakwa ndetse na Kabila akaza yiyongera bavuga bati nyamara turageraniwe leta idufashe nabi cyane. Tshisekedi nta mikino afite. Nta mikino afite. Nta mikino afite, abamushyigikiye n'abamwegereye barimo baramwumvisha ko rwose kiriya gihugu adakwiye kukirekura byoroshye, ko akeneye indi myaka 5 byibuze ku butegetsi. Ahubwo se bw'uri imyaka 5 ubwo yashira ubona yarekura. Reka tuzarebe, ubutegetsi buraryoha, wabona rwose aje rwose akaba nk'ikimata ku butegetsi. Ubutegetsi bugira icyanga. Akanga kuburekura. Nyuma rero y'icyo gitero cyagabwe kuri uno mugabo Sesanga, abanyapolitiki bagenzi batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Martin Fayulu, uwo bita Moise Katumbi, bose bagize icyo bavuga ku byamubayeho. Aho Martin ngo nyuma ya nyine ya Martin Fayulu ngo abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bamaganye ibintu byatewe umunyapolitiki Denis Sesanga ngo n'agatsiko k'abantu batavuzwe abakorera nde ngo mu gihe ari muri tournée politique cyangwa se mu bikorwa byo kwiyamamaza byo kuzenguruka, yatangiye mu minsi ishize ashaka kuzenguruka igihugu cyose. Ubwo yari ari nyine Kananga ku itariki 30 hari kwa gatandatu ushize. Abahanga haravuga ati iki gihugu si ni nkisoza nkakizenguruka amahoro ngo n'ubundi nzaba ndi umugabo. Ariko ibintu by'amatora muri Kongo haryo ubu harabura amezi angahe? Harabura amezi agera 5 n'ejo bundi. Ejo bundi rwose nahoze mbona nejo mu minsi yashize ngo imashini muri Kivu y'Amajyepfo, imashini zizifashishwa mu matora zigera kuri 900 ngo zagize gute zarahiye mu nkubi y'umuriro yibasiye n'ubundi biriya bice. Hanyuma naho nkibaze nti izo mashini noneho hazagurwa izindira cyangwa nabyo biri mu bizifashishwa. Bavuga bati twagize ibyago n'isanganya, imashini twakabaye dukoresha zidufasha mu matora ntazihari kandi n'umutekano ntumeze neza. Ubwo burase ko ari izo mu ntara imwe buriya byagira ntuza impact. Unore se ubwirwe n'icyuko ejo bundi z'ikinshasa zo zitashya. ubwo yaba ari leta irazitwika. Abanyapolitiki rero hari itangazo basohoye bavuga ko muri bino bihe bigoye igihugu kirimo kiracamo bamaganye ibikorwa bise by'ubunyamaswa ndetse no kutihanganirana muri politiki byakorewe perezida w'ishyaka Anvor ndetse n'itsinda cyangwa intumwa yari kumwe na izo. Basaba rero ko haba iperereza rigakorwa n'abashinzwe umutekano ndetse n'abigenga kugira ngo bamenyekanye abihishe inyuma y'icyo gitero kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Hanyuma se koko bazagezwa mu butabera babandi irya perezida twahoze twumva leta ya Kongo ivuga yuko ririmbanyije ku cyahitanye Okende, ubu rigeze byarakozwe se? Ntaryo haracyakorwa, gusa nabonye umuryango we barimo barawuhamagaza ngo bakore bari kuwusaba gukora iyo autopsy twara ibyumweru n'ibyumweru. Ubwo se n'ahangaha ntiwamenya wa mugani wasanga ari uguhungira ubwayi mu kigunda cyangwa se urega ari uregera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni hatari rero ubwo abanyapolitiki bakomeje kugerwa amajanja, abandi bakomeje Katumbi bo bahiye ubwoba ku buryo we na Fayulu banasabye ko MONUSCO yatangira kubaho umutekano. Mbese ni nko kwishinganisha. Urumva ariko buriya ntigihe ntikizagera kubitewe n'ukuntu nyine icyo gitutu bakomeje kutswaho, ukajya kumva nka Katumbi aravuze ati reka ngiye nkuyemo kandidatire sinzagera gutya sinziyamamaza hato. Abanyapolitiki se ko nabo bameze nk'ibyihebe barihambira, ntabwo ibyo ari byo byapfa kubakura muri kuruse rwose. Gusa wenda icyo cyo nakigarukaho kuko Katumbi si ubwa mbere, wenda tugarutse wenda ku ruhande rwa Katumbi si ubwa mbere yaba agezwa amajanja gutyo. Urumva no ku bwa Kabila siko ku bwa Kabila byageze n'aho afungwa ahubwo akizwa n'uburwayi yoherezwa hanze y'igihugu agaruka amatora yararangiye.
hanyuma ariko kuri ubu noneho akaba yarongera akagaruka akavuga ati nzashyirwa. Ariko se buriya Dani nk'umusesenguzi, tugarutse ku busesenguzi bwo wenda tuvuge amatora yababaye, ntihabeho no kwiba nubwo ikigero cyo kutiba kiri hasi cyane. Moise Katumbi buriya afite nk'amahirwe yangana gute yo kuba yayobora yagirirwe donc yahundagazwaho amajwi kugira ngo ayobore Kongo? Moise Katumbi ni umunyapolitiki wakunzwe cyane n'abanyekongo, by'umwihariko abanyekongo b'abanyakatanga, none by'umwihariko ku bantu baba sportifu, dore ko afite n'ikipe ya Tipe Mazembe. Ariko kubera nyine ibintu by'ingengabitekerezo zimaze iminsi muri cya gihugu no kwangisha abantu bamwe na bamwe abandi, cyane cyane Moise Katumbi abonye ko yigeze mu minsi yashize hari itegeko ryendaga kumushyirirwaho, navuga ko ari ryari rishyiriweho, ribuza umuntu ufite ababyeyi bombi batari abanyekongo kuba atakwiyamamariza umwanya wo hejuru nk'uriya. Ubwo ni nk'umuziro bari bamushyizeho umuziro. Iryo tegeko ryararwanyijwe cyane haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Urabona ko risa nkaho ryazimye, ariko byasaga nko kumwitambika. Impamvu yo kumwitambika rero kugeza kuri urwo rwego rw'uko n'abandi banyekongo bose badavuga ku babyeyi bombi b'abakongomani batagomba kujya mu myanya yo hejuru, ni ukubera kumutinya. Hari ubwoba bwinshi ko ashobora gutsinda, kubarusha amajwi. Abonye ko na Kabila yakoze ibishoboka byose amwirukana mu gihugu, agaruka amatora yararangiye. Ni umuntu rero Katumbi abanyekongo benshi bamwiyumvamo. Niyo bafashe urugero rw'ukuntu yahinduye Katanga mu gihe gito yamaze ari guverineri, n'igihe yari imaze kandi ari intara ikungahaye ku mabuye y'agaciro menshi cyane, ariko ugasanga yari yaraheze mu bukene, nta bikorwa remezo, nta mihanda, ariko ayiyoboye azana impinduka zigaragarira buri wese. Abanyekongo rero bakavuga bati uyu nguyu ashobora kugira impinduka ashobora kuzana. Hanyuma hari mugenzi we nawe mperuka ngira ngo yarakuyemo kandidatire, ni Martin Fayulu, je pense. Fayulu aracyarimo gusa agiye akangisha kuyikuramo kubera impamvu nyine zigiye zitandukana, ariko we ntaga kigaragara cyane. Nawe se yaba yaratinye yuko ubuzima bwe bushobora gushyirwa mu kaga ku buryo avuga ati ninkomeza wenda kwensista birangendekera nk'uko birimo kugendekera wenda bamwe. Martin Fayulu agira ubwoba, uravuga ntabwo n'umwihanira gusa ntago akunze no muri no minsi kwintervena cyane nk'uko abanyapolitiki bamwe na bamwe bagira gute. Ariko muri rino tangazo ryamagana ibyakoreye Sesanga, nawe yarigizemo uruhare afatanyije nyine na Katumbi. Noneho usibye abo ngabo rero na perezida wa komisiyo y'amatora wo bita Denis Kadima, nawe yamaganye ibyakorewe Sesanga, avuga ko ibintu byo kutoroherana ati bigenda bifata intera gahoro gahoro mu gihugu, cyane cyane muri iki gihe cyegereza amatora, ari ibintu bikwiye gucika. Kandi ngo we avuga ko abagabye iki gitero ngo ari abantu biyita ko ari abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Niko bivugwa ko ari abagira gute abari abashyigikiye ubutegetsi ubwo mu yandi magambo. Uwo munsi kandi ku wa gatandatu ngo hari abandi bantu bitaga ko ari abayoboke ba Martin Fayulu wavugaga ngo bagabye igitero kuri zimwe mu nyubako zikoreramo ishyaka Nouvelle Elan rya Adolphe Muzito. Urumva rero amashyaka arimo arahangana, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo bari guhangana. Ni igihe cyo kwiyerekana mbese ninde mugabo, ninde urusha abandi igituza. Ariko abanyekongo rero bino bintu byo kutoroherana bishobora kuzavamo ibindi bintu bikomeye. Oya nubundi ibijya gutangira ukumva ko ngende muri iri shyaka, ukumva ko undi uri mu rindi shyaka mutavuga rumwe ari umwanzi w'igihugu. Erega bo ntabwo bari binjira muri ya politike ya opposition. Ubundi bo bazi ko opposition ari iki, bari uburyo bwo guseserezanya, bwo kukicana, bwo kugirana nabi. Ntago baramenya ya ntuza
ya opposition ishingiye kuri good governance cyangwa ku miyoborere myiza. Kubera iki urugero ntaho barukura Denis, nta hantu barimo gukura urugero rwiza rw'iyo miyoborere myiza izagira gute, izashingira kuri demokarasi, izashingira kuri opposition ifitiye igihugu akamaro, ahubwo bo bagerageza kwibona muri yamboni y'iki yo guhangana y'amoko, yo kwicana, yo kugirirana nabi, yo gushaka kugundira ubutegetsi kuba bugezeho. Ugasanga ntabwo barimo gutanga umwanya uruhande rumwe ngo rutanga imirongo cyangwa se bagaragaza izo manifesto zabo hanyuma abantu batore bakurikije ko, ahubwo bo barashaka kugira gute, barashaka gusa nkaho donc bakurura bishyira, babigira ibintu by'intambara. Ino komisiyo y'amatora rero ngo ifite ubwoba ko noneho mu gihe cyo kwiyamamaza ubugizi bwa nabi bwarushaho gufata intera. Ugasanga ariba nka Martin Fayulu yagiye gukorera mitingi ahantu hanaha agabweho igitero n'abayoboke ba DPS bakamwirukankana bakamutera amabuye. Izo rero nizo mpungenge n'umuyobozi wa Seni afite, akaba asaba rero ko ibyo bintu byacika mu maguru mashya. Akavuga ko ibyo bintu binyuranyije n'indangagaciro za demokarasi. Urumva ko rero baracyafite akazi kenshi Denis. Wa mugani w'iyi komisiyo riba ibintu bimeze gutyo kwiyamamaza bitaratangira, amatora ataragera hahande yakije umuriro. Urumva ko munsi byatangira kandi ibijya gushya birashyuha, ni intangiriro y'uruhara ngo ni amasoso. Ubu ni ubwo nguko biba byatangiye. Noneho kuvuga ibi ngibi noneho hatariyongeramo noneho M23 nayo hatariyongeramo M23 nayo itaramenya kugeza ubu ngubu aho ibiganiro bigeze. Uratekereza noneho nikomeza kwanga kubura bya biganiro n'ubundi itegereje, noneho nayo igahaguruka, bizagenda gute? Si umuriro bizaba isosi. Uzasanga ari isosi. Ariko dukomeje kuri M23 nibuka rya tangazo yasohoye, tangazo rwose risekeje cyane ngo ry'amashuri. Ati rwose abanyeshuri, ati ntabwo ari ngombwa kujya kwiyandikisha i Goma. Ati muzi ahubwo dore ngirindi sendigwaho reka tunarisome. Ati turamenyesha ababyeyi bose gutegura abana babo kugira ngo bajye kwiyandikisha mu mashuri atandukanye y'ahantu nyine aho bakontorora. Ati ne besoin de se faire de la paix. Ati nta mpamvu yo kwirushya mujya kwiyandikisha i Goma n'ahandi aho la vie couche, ngo aho ubuzima buhenze, ngo n'amashuri. Barangije aravuga ati vivre en famille en prenant soin de nos enfants est bénéfique. Ati kuba mu miryango twita ku bana bacu bifite inyungu. Noneho ni itangazo ryashyizweho umukono bita Benjamin Bonima, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23. Akaba rero asabye abarimu ngo j'en appelle au bon sens des enseignants, mbese asaba abarimu kwitwara neza, ndetse asaba ngo kudasakrifia cyangwa kudatanga ibitambo abana babo. Qui se prépare pour la rentrée de septembre 2023. Ati mbese mwitegure, ati abana bacu ntimuzabatange ibitambo, bazajye ku ishuri nk'abandi bose. Mwitegure mu kwa 9 abana bajye ku ishuri, amasomo azabatangisha. Ni itangazo ryatunguranye cyane. Nyiribona nahoze ni noneho M23 igiye kuvuga ko igiye guhagurukira rimwe. Ngiye kubona mbona ni ibintu by'amashuri. Kuri iri tangazo ikintu ndimo kumva rero Denis, uko ngira ngo ubwo nta ntambara ihari. Intambara rwose urumva mu bice ikontorora haratuje, nta ntambara ihari. Ubwo niba wa mugani bwo yahamagariye abo banyeshuri, nta nubwo iteganya bwo ko hari intambara zishobora kugira gute kuhakorerwa. Ariko nanone ntawamenya ibya Wazalendo bashobora kuramuka bahinduye intekerezo cyangwa basaze bakabagabaho ibitero. Mbere yuko dusoza iki kiganiro rero, ndabona Tshisekedi yashyizeho undi mu jyanama
wihariye udasanzwe mu by'umutekano uwo bita Profesa Jean Louis Esambo Kangashe. Uyu rero yagizwe kuri uyu wa kabiri ku itariki ya mbere ukwezi kwa munani perezida mu iteka rya perezida ryanyuze kuri radiyo na televiziyo bya Kongo iyo bita RTNC. Hemejwe ko Jean Louis Esambo wari umwarimu mu by'amategeko yarakuriye abarimu bigisha amategeko nyaridini wa fakulite y'amategeko muri kaminuza ya Kinshasa. Uyu rero ngo ni dogiteri mu bya public law, akaba impuguke muri constitutional law, electoral law na comparative public law. He was constitutional judge, yabaye umucamanza mu rukiko rw'itegeko nshinga imyaka myinshi ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Muri bino bintu byose yize n'amaspecialite afite, nta hantu mbonamo ikintu cy'umutekano. Gusa azamugiriye ihe nama ubwo wasanga ari uzabimwigishiriza hanyuma azamwigisha namara kumwigisha mubwira ati ngaho ngira inama. Niba ari umujyanama mu by'amategeko ko mbona amategeko ariyo yize yakurikiranye cyane, kamubwira ati nyakubahwa perezida kino kintu ugiye gukora ntabwo rwose amategeko acyemera. Uzi aho ngaho ukuntu bimeze, ni nko kujya kwivuza ibirenge urwaye umutwe, cyangwa kujya kwivuza ku mudantiste urwaye igifu cyangwa urwaye amaso, cyangwa ukagurisha amaguru ukagura inkweto zo kwambara. Aho ngaho niko mbibona. None se urahamagara umuntu ngakugirira atanga inama mu rwego runaka, urwo rwego nta dokima n'imwe bigaragaza, cyangwa se nta hantu na hamwe bigaragaza yuko afite ubwo bumenyi. Ubwo si bya bindi twavuga ngo ni nk'amarangamutima cyangwa. Ariko Tshisekedi yagiye buri gihe anengwa kwiyegereza abajyanama ngo badashoboye. Ari naho nese ariko urumva iyo logique irimo. None se impamvu iragaragara yuko baba badashoboye. Baramutse bashoboye bamugira inama ntihabeho ibyo twakwita desordre mu gihugu, bamwe abantu ntibicwe, abangaba abanyapolitike batavuga rumwe bya bindi twahoze tuvuga ntibahutazwe, igihugu kikajya ku murongo bakarebera hamwe ibyo igihugu gikeneye kuruta uko bajya mu bintu by'amatiku n'ibindi. Urumva ibyo byo kunengwa byo nawe ukoresheje logique uhita ubibona. Uyu rero agiye muri uyu mwanya asimbuye uwo bita Jean Claude Kabongo, niwe wari umujyanama mu by'umutekano wa Tshisekedi. Urebye uyu nguyu ni umuhanga mu bintu by'amategeko, afite doctora yakuye muri kaminuza ya Paris muri Sorbonne, ndetse n'iyo yakuye i Kinshasa ku itariki 17 z'ukwa gatatu muri 2009. Kuva ubwo yagiye rero aba umwarimu nyine abadini wari yashami twavugaga i Kinshasa muri kaminuza ya Kinshasa. Ndabona rya tangazo rya M23 ryakomeje gucacara hano, ndabona n'undi yabyanditse nka après des années scolaires ratées, ariko hano banza bari bararase bagiye bahamagara harimo n'abacikishije amashuri. Umwaka ushize batarawusoje neza. Dans le territoire de Rushuro, les rebelles du M23 annoncent que les enfants vont nés à l'école au mois de septembre dans les zones de leur contrôle. Nibyo n'ubundi bagarukagaho. Dani usesi twasoreza hano ubundi ukanasuhuza cyangwa harakandi kari. Kano kantu se ndi kubona iyi nkuru riba ni nshyashya. Uwo bita Jean-Hervé Mbelu wari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi rwa Kongo, nawe ngo yakuye ku mwanya we. Jean-Hervé Mbelu was fired from the head of the National Intelligence Agency. Félix Tshisekedi appointed Denio Rusadisu Kiambi as the new administrator of the National Intelligence Agency on Tuesday. Uyu munsi ubona ko yakoze impinduka zitandukanye uyu munsi. Usibye uriya mugabo twavugaga n'uwari ukuriye urwego rushinzwe iperereza, nawe yirukanwe asimbuzwa uwo bita Daniel Rusadisu Kiambi. Ubu niwe muyobozi mushya wa ANR. Katurebe Jean-Hervé Mbelu, uyu niwe
yari afite ngo doctora muri political and administrative sciences. He joined the head of ANR at the end. Yabaye mu buyobozi wa ANR mu mpera za 2021 asimbuye Justin Inzuni Kacyaki. Kandi ngo yafatwaga nk'impuguke mu bijyanye n'ubutasi. Sure. Uyu Rusadisu rero wamusimbuye ni umudogiteri wabihuguriwe, akaba impuguke muri cardiology cyangwa kuvura indwara z'umutima. Hako nawe ujye unyumvira. Nibyo twavugaga. Umuganga n'iperereza nibyo twavuga. Nese cyangwa azajya aperereza koko wenda ku nkomere aba agiye kuzivura. Ariko attention, uyu nguyu ngo yabaye mu gisirikare, yize mu ishuri rya gisirikare aho birashoboka, aho birashoboka kuba yanabaye mu gisirikare cya Zaire, ni umusaza. Aho wenda byo birashoboka. Yabaye mu mutwe ushinzwe kurinda mu mbuto. Ariko subi bya kera si umusaza utaragiriye inama mu mbuto. Yego. Waje kuyigira gisegiti kuvuga ni wa BND. Uyu kandi ngo ni umuntu wa hafi w'ishyaka IDPS riri ku butegetsi, birumvikana, niyo mpamvu bura wenda nabonye uwo mwanya. Ni ibyo. Niba hari izindi mpinduka zakozwe buriya dushobora kuzibona. Ndumva rero Fred, mbere yuko dusoza kino kiganiro reka dusuhuza abantu barimo ba Chris Jane, Terence Kwizera, Chantal Makuraza, Singleton, Heritier Rudasikira, Marie Gorette, Shanzu TV, bita abandi ni bandera Basengiyumva Xavier, hari François Habyarimana, hari umuntu mwitiranwa nawe witwa Nsengiyumva ariko yitwa Xavier, ajya avuga ngo yabana ngo nkusuhuze kuri bazina wiwe. Harimo n'abandi ba Sefu Kungaruye, ba Richard Mazimaka, ba Gaming with Death, Mukiza Christian, Nibizi Celestin, Bimenyimana Muvunyi, Habyarimana François namusuhuje, Ndongutse Damien nawe namusuhuje, ba Epiphany n'abandi mwese tutibagiye BNDM na Dieudonné. Mwese reka tubabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukore share, mu komante ku biganiro byacu, mutwungure ibitekerezo. Yego. Ikiganiro rero cyo cyari uruvugiro, mwari kumwe nanjye Denis Nsengiyumva, nanjye Fred, mwakoze cyane.